Shalom, shalom shamakundwa, shalom bene data, nshuti amwese buri mwese aherereye. Tugiye gushima Imana kubona umunsi mwiza. Dushima Imana ko ikomeje tugira neza kandi twitaye muri byinshi. Ariko mutubabarire akajwe ntabwo kameze neza kubera flu. Flu imeze nayo muri no misiko tumerewe byimbeho abahereye muri kino gice. Murazi ko amezi tumerewe nabi n'imbeho. Ariko byose bigenda neza ku bw'ubuntu bw'Imana ikomeza kutwitaho. Nongeye gushima Imana ku bw'akano kanya keza twongeye kubona kugira ngo twongeye tuganire twungurane ibitekerezo ku ijambo ry'Imana, cyane cyane ku bijyanye n'ibibazo tujya duhura nabyo muri buno buzima nk'abana b'abantu. Ariko mugomba kumenya ko ijambo ry'Imana tubwira ko ijambo dufite niyo nkota yacu idufasha guca mu bibazo byose tunyuramo. Kuko ndatekereza buri muntu wese ushaka kugira icyo ageraho mu buzima, cyane cyane mu kumenya Imana, ko nicyo kintu gikuru kuruta ibindi byose tujya tunyura muri ino si cyangwa tuba muri buno buzima. Kumenya Imana no kuba mu Mana ibihe byose kugira Imana igikurengera mu bibaho. Tumaze muri ino minsi cy'umweru turimo dusoza tuganira n'abavandimwe n'inshuti ku bibazo tujya duhura nabyo. Ariko tukaganira tuvuga ko ijambo, niba dufite ijambo ritwubaka mu buzima bwacu, ijambo ritugira neza kandi rikadukomeza. Reka tubanze dusenga Imana, gatwegereze Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera babane natwe kugira ngo dukomeze turi mu byiza byabo. Mwami wera nyir'ingabo kitari komeye bwiruke bw'amahanga, tongeye kuzimbere muri kano kadushima izina ryawe n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe tugirira, tugashima ukuntu twitaho ukaturengera uko bukwiye ko bwishe. Nushimushirwe hejuru gitari cyiza, twiringiye neza yawe n'ubuntu bwawe kandi twiringiye ko ukomeje kuturinda Mwami, kuko duhaye isezerano kuri umurinzi wacu amajya n'amaza uzaturinda mwana nijoro, kandi ibyo bikora dufite ibihamya byinshi by'ibyo dukorera wera nyir'ingabo. Komeza ubaye natwe muri kano kandi tugiye kumara tuganira na bene data inshuti n'abandi mu mpande zine z'isi. Mwami wumva ano magambo ugiye udufasha tujye duhana ibitekerezo, kuko ijambo ryawe twungurana ibitekerezo nta muhanga w'ibyawe, nugira ngo tujye twungurana duhana agakoni dusindagizanya muri no rugendo dukomera duhuramo na byinshi. Twizeye kuri Imana y'amahoro kandi Imana igira neza, Imana yuzuye ubuntu n'ubutwari, imbabazi zirengeje. Tubyizera kubw'Umwana wa Yesu Kristo waduhaga twitangira akadupfira ku musaraba igorogota, akamena amaraso kugira tweze ajya tuba hafi muri byinshi. Kandi tukizera ko uri Imana ikomeye amahoro, ko waduhaye izina Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Uri kumwe natwe ibihe byose, Mwami ukaturinda uko bishoboka kose, ukabana natwe. Twizeye ko Imana irakomeza kuba natwe kandi izatugira neza, kuko n'ubwawe n'imbabazi mu izina rya Yesu Kristo watambaye ku musaraba igorogota turambaza twizeye. Amen. Inshuti bakundwa, ubwo nawe mbabwiye buno buzima mfite amagambo make nshaka ko tuganira muri kano kanya. Ntabwo tujya tuvuga byinshi, murabizi, ntabwo, kuko ibi nakanya kizogera twibukiranye gusa. Tubone ko tujya tuganira ijambo tugirirwa neza kugira ngo ibintu bibe amahoro, bigende neza mu buzima bwacu. Nagira ngo turebere hamwe amagambo make, natugiye amagambo make dushaka gusangira muri kano kanya kugira ngo atwinjize mu bihe byiza tugomba kubamo. Kuko nkaba nifurije kandi mbifurije n'ukwezi gushya kwa kabiri ku mwaka wa 2025, ko no munsi tubigeze turi tariki 2 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Urumva ko rwose iminsi itangiye kugenda, burya umwaka utangiye buryo bugiye. Imana duteretse umwaka wiruka nk'akarabyo. Mukomeze mugubwe neza no mwaka, mumererwe neza n'imiryango yanyu, inshuti n'abavandimwe, buri wese ahari akomeze amererwe neza. Amin, haleluya, Imana ibamugisha. Reka rero dufate Bibiliya zacu, dusangire amagambo yanditse muri Zaburi ya 46, Zaburi ya 46 umurongo waho wa mbere
twumve ukuntu Imana yacu ivuga mu bibazo tujya duhura nabyo, ko abantu benshi tumaze tuganira muri no minsi bajya bampamagara bakambaza, tugahana ibyiringiro by'ubuzima bw'ano buzima, kuko ibibazo tubihoramo iteka kuko turabantu. Ko ndibuka umukozi w'Imana muri Tanzania igeze kutubwira ati turiganyira ku bibazo, ariko ibibazo bihari kubw'abantu, ntabwo ibibazo bihari kubw'inyamaswa. Oya, ko nta nyamaswa zanizi ngikuganyire ngo nahuye n'ikibazo ngo byagenze gutya. Oya, ikibazo iteka kiza ku mwana w'umuntu, ariko kubera ko iyo dufite ijambo rigenda ridufasha twemeye ko tubicamo, ko tubyihanganira kugeza ku ndunduro Imana yacu itanze igisubizo cy'ikibazo cyangwa se ikibazo dufite. Kandi turabahamya ko kubihamya abantu bagiye mu bibazo cyangwa twagiye tuba mu bibazo, ariko umuntu akamenya ko abigendamo akihangana uko biri kose, ariko Imana ikagira ko ibishoje bikagenda amahoro. Amina, haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka dusomere mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni ya bene Kora, babwiriza binanga n'ijwi rito n'indirimbo. Akadusomere umutwe wa mbere, ijambo rya mbere, umurongo wa mbere uravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Amen. Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu bene data. Ijambo ritubwiye ngo Imana nibwo buhungiro, ubuhungiro bw'ibibazo dufite, niyo buhungiro bwacu, ni nayo mbaraga zacu. Amina. Imana niyo buhungiro. Mu bintu tujya duhura nabyo tumenye ko ubuhungiro bwacu ni mu Mana, kandi niyo ducitse intege tumenye ko Imana ariyo mbaraga zacu. Niyo mbaraga zacu, niyo twirata muri byinshi, kuko turabihamya ibintu iba yarakoze. Ntekereza ko nta muntu utagira ubuhamya bw'iby'Imana yamukoreye, akabona imbaraga z'Imana uko zamukoreye nuko zabigenje. Amen. Ibintu bikagenda amahoro. Hano ijambo rirakomeza rivuga ngo ni n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Amen. Ni n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Tujya tuhura n'ibyago, sito abantu gupfusha kubura uwawe, umva ni ibyago biba bikomeye, ariko Imana iraza ikakuba hafi, ikagukomeza mu byago no mu makuba. Iba hafi. Ibibazo tujya no makuba duhura nayo, Imana ibiri hafi kugira ngo ibane natwe, iturwanirire kugira ngo byose bigende amahoro. Icyo nabwira mwene data muri ubuzima, ahuri ufite ikibazo cyangwa se afite ibibazo, ko nta muntu bujya kubona ushaka kuba udafite ibibazo uri umwana w'umuntu. Ushaka kuba ngo ni duto, ariko kiba ari ikibazo, ufite ikibazo. Tubaho muri iyo system, tubaho muri ubwo buryo nk'abantu, ntabwo twabisimbuka ngo bishoboke. Ariko iyo dufite ijambo rya riduhumuriza, nk'uyu murongo n'uduhumuriza ko Imana ari ubuhungiro, kandi ikaba n'imbaraga zacu, kandi kanatubwira ko ari umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Urumva aho duhita tugira ibyiringiro by'Imana yacu ihoraho, ko n'ibitubaho ibibizi, kandi ko yabivuze mu Imana ibituga byose ibizi, ariko ifite ukuntu igomba kubigenza neza. Kuko burya ngo igisubizo iyo kije, ngo hejuru yacu haba ari ikibazo, iyo kije hejuru yacu haba ari igisubizo, bigenda biri kumwe. Aho bw'isaha igeze cyangwa igisubizo kitakiza, ikibazo kikarangira. Ariko ntivuga ko ikibazo birangiye, haza n'ibindi, ariko uko ikibazo kije burya Imana ifitiye igisubizo. Imana idufashe cyane. Reka dusobe muri Yohana 16, Yohana 16 umurongo wa 33. Yohana 16 umurongo wa 33. Reka dusome twumve ko asoma mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu abwira abigishwa yuko bazarenganywa, kandi n'umumaro umwuka wera azabagirira. Hano ndi ntabwo hari kubona neza,
that's why amagambo amwe atari kuboneka neza, ariko reka dusome izina rya Yesu hano kuri 16:33 havuga ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye, mwisi mugire umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Amen, haleluya. Imana igatubwira ngo ibyo byose bitubwiriye iki? Ibitubwiriye kugira ngo tugire iki? Tugire amahoro. Tugire amahoro muri Yesu Kristo. Niba twahuye n'ibyo byago, twahuye n'ibibazo bitandukanye, akarika kariwe mu buhungiro bwacu, ariko imyana ngo ibyo bitubwira ngo tugire amahoro. Tugire amahoro muri yo, twizerere muri yo kugira ibintu byose bigende neza. Amen, haleluya. Kuko niyo mahoro y'umwana w'umuntu. Niyo mahoro y'umwana w'umuntu. Ngo mwisi mugire umubabaro. Ngariko urumva ibyo byose nubwo bitaho ngo mwisi tugire umubabaro. Bidutera umubabaro, bigatera n'agahinda, ariko vuze ko ari ubuhungiro bwacu Imana byose bishoboye. Ariko atubwira ko ngariko duhumure. Imana iti duhumuriza bene data ku bituba byose ikaduhumuriza ngo kuko yakoze iki? Yanesheje isi. Yesu yanesheje ibyo byose. Iyo tumurimo, iyo tumwihaye akatubamo, akatugendera, aratufasha, akatuneshereza. Bene data uhumure, uhawe ihumure ko umwami wacu Yesu Kristo yanesheje isi, yanesheje ibyo byose. Nuhura nabyo we mwiyambaze, akubera ubuhungiro, byose arabigufashamo. Amen, haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Reka turinde ijambo muri Yakobo. Hano muri Yakobo hirya gato. Urwandiko rwanditswe na Yakobo ni igice cya mbere n'umurongo waho wa 2 n'uwa 4. Reka dusome izina rya Yesu. Umutwe w'ijambo uravuga ngo ibyerekeye ibigeragezo n'ibishuko. Amen. Dusome kuva kuri 2 kugera kuri 4 haravuga ngo bene data mwemere kari ibyishimo rwose. Amen. Bene data mwemere ko ari ibyishimo rwose, nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, mubone gutungana rwose, mushyitse mutabuzeho na gato. Amen. Riba ryaho muri Imana rero itubwira hano kuri itubwira ngo bene data mwemere ko ari ibyishimo rwose. Ibyo byose nubwo bitugeraho twishime, kwa ko tuba dufite bwa buhungiro bwacu, dufite wa muntu wanesheje isi, kandi twiteguye ko atuba hafi akaturwanirira. Tubigire ibyishimo, nimugubwa gitumo nibagerageza bitabimwe. Nubwo ibyo byose tujya tugeragezwa, ibintu byose bitugeraho nta muntu aba yabiteguye ngo arabiplaninga ngo ibitugeraho kuno munsi ngejo cyangwa n'ibintu tubona bishitse gusa bikaza. Ariko Uwiteka Imana uwera w'amahoro, amen, haleluya, atubwira ngo tugire ubwoba, ngo ahubwo tugire gute? Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ibyo byose nubwo birimo biratugerageza, bitugerageza, ariko byadutera kwihangana, kuko dufite byinshi twihangane mu buzima bwacu. Ufite byinshi wihangane mu buzima bwawe. Nukuri nta muntu adafite ibyo yavuga Imana yakoze, kandi yabyihangane mu buryo bwinshi, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kubera ko Imana ikomeza ikora imirimo yayo. Amen. Nukuri icyo nibyo n'ibyiringiro dufite, kandi tukomeza kugira bya byishimo ijambo ry'Imana yatubwiye ko dufite uwo duhungiraho ku byo duhura nabyo, kandi akadutabara. Kuko igikomeye mwene data, igikomeye bene data, wibuze wibuka kiteka ryose yanesheje isi, yanesheje ibi byose. Amen. Nawe cyangwa se nanjye cyangwa twembi hamwe yiteguye kutuneshereza ibi byose tunyuramo. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusoreze hano muri Matayo. Matayo ibice 5.
yareze muri Matayo 5 umurongo waho wa 4. Muri ibyo byose tunyuramo, amen, muri ibyo byose kwa dufite uwo duhungiraho, dufite uturangiriza ibibazo, dufite uwanesheje isi, amen, haleluya. Ariko nta byiringiro muri karuso mu izina rya Yesu, ngo Yesu yerekana abahirwe abaribo, amen. Yesu ataravuga ngo ku murongo wa 4 hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Dusome no wa 5 hahirwa abageragezwa, hahirwa abagwa neza kuko ari bo bazahabwa isi, amen. Uri umunyamahirwe rero nshuti yanjye, uri mahirwe mwene data, amahirwe mushiki wanjye aho uri hose. Kubw'ibyo byose tujya tunyuramo, ariko ukamenya ko Imana ari inkuru, Imana ituba hafi, ikatugenzereza neza, ikadukorera ibyo twabana abantu tudashoboye kwikorera, kuko urazi ko nta kintu na kimwe, nta ntambwe yewe n'iyimwe twatera atari mu bushake bw'Imana yacu. Reka tujye tuyiha mu bibazo byose tujya duhura nabyo, nacyo iganira tumaze iminsi dukorana n'abavandimwe n'inshuti, kwihanganira ibintu bitubamo, bigeragezo tugeramo, bikajya ko biraduhungabanya cyane, ariko twizeye ko dufite ubutubera ubuhungiro, umwami wacu w'amahoro, kandi utuba hafi ibihe byose. Ni ukuri, kandi tumenya ko yanesheje isi akanesha n'ibyaye byose. Nitumwiha mwene data, azatuba hafi, azadufasha. Imana ibamugisha no kungurana ibitekerezo gusa, nta busobanuro bwinshi, kujya duhana imirongo twungurana ibitekerezo gusa, kugira ngo umwami wacu ajye akomeza kutuba hafi muri byose. Reka nkomeza kwifuriza kugira ibihe byiza, kandi n'icyo ugiye gutangira, Imana izabane n'umwe wese, izamurindira ahari, azamurinde mu byo arimo, mu mirimo itandukanye, imiryango, inshuti, abavandimwe mu mpande zine z'isi. Uwiteka w'amahanga azakomeze abe umugisha kuri buri wese. Twizigiyeseye kubw'umwana wa Yesu Kristo, uratuhambe ku musaraba w'Igorogota. Amen, amen. Shalom, shalom. Turi kumwe bene.